Bakunzi bacu ba Digital TV namwe mwese mukurikiye channel yacu mumaze igihe kinini n'abakoze subscriber turabasuhuje cyane. Uyu munsi rero turagira ngo tubashimire kubw'ubwitange mwagiye mukora no gukora subscriber, n'undi wese utari wakora subscribe yihangana kuri subscribe ajya kurikira utu video tugiye dushyira kuri channel yacu. Igihe kinini gishize twagiye tubemerera ko tuzatubahereza utuntu tw'udukoryo, ariko uyu munsi sagakoryo ahubwo ngiye kubaza abantu biga amategeko y'umuhanda ndetse bamaze igihe kinini bakora ibintu bijyanye no gusoma igazeti, bankosore ku kizamini ngiye gukora, noneho ndebe aho ubumenyi bwabo bugarukiye. Niba udukurikiye rwose pe, wihanganira ugira ijambo wandika muri comment y'iyi video tugiye gukora uyu mwanya, noneho tureba aho ubumenyi bwacu bugeze, ko nanjye narabiganye nkora nakoze akantu gasa naho ari ukwiga amategeko y'umuhanda, ariko mu by'ukuri mba mbona binjabuka. Ku bantu rero mubimenyereye mwihangane ntimbona make ntimunseka, ariko mu by'ukuri ndagira ngo turebe tugendane maze tumigire icyo tumenya, twunguke duhugurane, nicyo kintu twese tuba dukeneye. Ubwo rero ikizamini cyanjye ndi bwikorere muri Google Chrome nk'uko musanzwe mubimenyereye, niyo dukunda kwifashisha. Iyo Google Chrome imaze gufunguka uraza ahangaha wandikira website, noneho ukandikamo ikizamini. Ibi bizami rero nawe uri kureba ino video byagufasha pe, kuko njya mbona biba birimo ibisubizo bisa naho biri up to date, ku buryo ushobora kuba wabyimenyereza aho umaze kubifata, ukaba ushobora no kujya mu kizamini ugakora kandi bikemera. Ureho njyewe reka ngerageze ndebe ko ntimbona zero, ariko wihangane ntunseke ngo pe. Ahangaha urabona ko bambwiye ngo fungura konti cyangwa se injira. Jewe nsanzwe mfite konti, ariko ku muntu mushya uraza ugafungura, noneho wamara gufungura ugakireya konti yawe, wamara kuyikereya ukayivalida. Kuyivalida mvuga so kugira utera kuyivalida. Urabona konti yose, tuvuge nka konti ya banki, iyo uyifunguye uba ugomba kugira amafaranga ubitsaho. Iyo rero si ukubitsa, ahubwo biba bisa naho uguze amasomo cyangwa se uguze ibyo bizamini ugiye gukora. Njye rero hano bitewe nuko mfitemo konti, ntabwo ndajya kuri fungura konti, ahubwo ndajya kuri injira muri account. Nindangiza nze nandikemo nimero yanjye cyangwa se nyishakize yiyuzuzemo bitewe nuko nsanzwe n'ubundi nyikoresha. Ndaza mpite ninjira. Urabona ukuntu isigira ute isi ifunguka. Barambwiye ngo urabona harimo subukura, harimo amasomo, harimo isuzuma, noneho hakabamo n'ikofi. Abantu benshi barinjira baraza hano ku ikofi, ko n'ubundi bivuga ko muraba mudafite uburenganzira bwo gukora isuzuma bumenyi mutarashyiraho akantu, nyine namwe murabyumva. Ubu hano urabona hariho ngo 2,000 mu minsi 10, ahandi ni 5 mu kwezi, ahandi ni 3 12 mu mezi 3. Ngo mu mezi 3 njye numva ko ari bwo buryo buba buhendutse, ko ukwezi uba wakwishyuye 4,000. Ariko mu by'ukuri nk'umuntu wenda umaze igihe ari gusoma igazeti, nanone ntabwo wamubwira ngo ajye kwishyura ukwezi cyangwa amezi 3, ahubwo we nibura ahita aza hano ho kwishyura 2,000. Noneho ku ruhande rwanjye njye bitewe nuko urabona ko mfitemo iminsi 3 yo kwiga, ndaza mpite nigira mu isuzuma bumenyi ryanjye. Nimara kurigeramo ntangire nkore ikizame cyanjye. Urabona hano haba hariho ibizamini byagiye bikorwa mu bihe bigiye bitandukanye, ko ikizamini kiba kigizwe n'ibibazo 20, noneho n'amanota 20. Njye rero reka nkora akambere nk'umuntu ukurikiye ino channel yacu, nibura nindamuka mbonye zero wihangane rwose ntunseke, ko ndabizi ko ntabwo umuntu wese aba ari umuhanga mu bintu nk'ibi ngibi byo mu mategeko y'umuhanda. Ariko mu by'ukuri ikintu tugendereye si ukugira ngo wenda mbe ndi umuhanga cyangwa se simbe ndi umuhanga, ahubwo ni ukugira ngo niba nawe ubona ko hari icyo kano ka video kagufasha, wihangane ugakurikire, noneho nawe ejo ujyamo ubikore, ubundi ukomeze nawe wongere ubumenyi bwawe. Ubwo njye ndaza ntangire ku kibazo cya mbere, hari icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, biraterwa naho ndi bugarukire.
noneho nawe ujye ugenda wimenyereza uko iminsi igenda ikurikira. Ubwo twatangiye, ndafungura ikibazo cya mbere ubundi ntegereze. Barambwira uti tangira. Noneho hano barahita banyereka ko ibibazo birimo ari 20. Amategeko y'iri suzuma. Ibyo byo ntabwo biri ngombwa cyane, ariko mu by'ukuri n'ikizamini cya porovizuwari iyo ugiye kugikora, ibibazo byaba ari 20 n'amanota 20. Ubwo ndaza kireho tangira. Nimara gutangira ikibazo cya mbere urabona uko giteye, barabajije ngo kunyuranaho bikorerwa mu ruhe ruhande. Ese wowe ureba iyi video, kunyuranaho bikorerwa mu ruhe ruhande koko? Ariko ku bwanjye, ku gitekerezo cyanjye, ndumva kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Niba ndasha imbogo wihangane rwose, ntunseke, nanjye ndimo ndiga. Urabona ko imihanda yacu yo mu Rwanda iteye ku buryo ubasha gutwariramo ikinyabiziga, ryaba igare cyangwa imodoka cyangwa moto, agendera mu kuboko kw'iburyo. Ahantu ugendera rero ntabwo wahakoresha mu buryo bwo kugira ute, bwo kuba wanyura ku muntu uri imbere yawe. Kuri we njye ndahitamo ibumoso, ubundi negera imbere nkomeze. Hano urareba uburyo ino modoka yari iparitse, ubwo ubaye nk'umuntu uri muri iriya modoka. Barakubaza ngo ahangaha umuyobozi ashobora kongera umuvuduko agatambuka. Niba warageze wenda muri za feruje cyangwa warize icyo itara ry'umuhondo risobanura, hano ntabwo wakomeza ngo utambuke. Ko njye ndabona rwose nicyo kintu bisobanura, ko n'ubundi iyo hatse itara ry'umuhondo urahagarara wenda ugategereza. Ariko mu by'ukuri niba ari atara ryatse uri mu kinyabiziga, ntabwo wakongera umuvuduko ngo ukomeze. Ubwo hano igisubizo kiraba ari oya, ukomeze imbere. Noneho barakubwira ngo iki ni ikibazo cya 3 tugezeho. Amagambo attention convoy yanditse ku cyapa cy'umuhondo mu nyuguti zitukura, zishyirwa ku kinyabiziga cya mbere mu bihererekanyije mu butumwa, agomba gusomeka neza ku mwanya muri metero zingahe. Harimo metero 100, harimo metero 150, hakabamo metero 200, hakabamo metero 50. Ese wowe ureba ino video urabona ari metero zingahe? Guys, mu by'ukuri aka kantu kaba gakomeye iyo ari ubwa mbere ugakora, ariko mu by'ukuri umaze kubimenya ntabwo wongera kwirirwa guhangayika. Ahangaha aya magambo agaragara nibura muri metero 100. Ikibazo cya 4 kirabaza ngo ijambo akagarura rumuri bivuga akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kirabagirana, ku mpande z'inzira nyabagendwa, ku modoka biteganye, cyangwa ku kintu kiyohereje. Ahangaha urumva wahitamo iki? Ngaho mbwira muri komenti, wihangane nibura utubwire uburyo iri suzuma bumenyi waribonye, noneho ubutaha tuzaze dushyiramo n'irindi, cyangwa se na hamwe munyereka uburyo mubikora. Ariko mu by'ukuri hano iki kibazo gisobanura ko akagarura rumuri gasubiza urumuri ku kintu cyose kirwohereje. Ubwo turahitamo aka kanyuma. Noneho ikibazo cya 5 kiravuga ngo iyo kugenda mu mirongo ibangikanye byemewe, kandi ibisate by'umuhanda bikaba bigaragazwa n'imirongo irombereje cyangwa iciyemo uduce, abayobozi babujijwe. Ikibazo cya mbere, gukata ibumoso, kongera umuvuduko, kunyura hejuru y'iyo mirongo, cyangwa se nta gisubizo kirimo. Se nawe urabona nta gisubizo kirimo? Urabona twakata ibumoso? Urabona kongera umuvuduko bikwiriye? Cyangwa dukora iki? Ahangaha ngiye buriya ku mitekerereze yanjye twashyiramo kunyura hejuru y'iyo mirongo, ko nicyo biriya bintu byo hejuru bisobanura. Igihe bigaragaye ko hari ikinyabiziga gishaka kunyuraho kiri inyuma, umuyobozi akora iki? Asabwa guhita ahagarara gato, cyangwa se asabwa gusiga cyangwa akegera iburyo agatanga inzira, asabwa gusiga kwegera ibumoso agatanga inzira, cyangwa se nta gisubizo kirimo.
hano icyitonderwa nababwiye ko gutwara mu Rwanda bikorerwa mu kaboko k'iburyo, n'ubundi niba aje atwaye aguturutse inyuma ntabwo uramuhera inzira mu buryo bwawe, ahubwo weho uregera iburyo bwawe noneho umureke atambuke. Ubwo hano ni ukwegera iburyo agatambuka. Noneho twongere dukomeze imbere. Iki kirango sinzi icyo gisobanura ku basomye igazeti, ariko baravuga ngo iki cyapa cyerekana ahantu hari icyago ku ruhande rw'iburyo. Ese nibyo cyangwa si byo? Ku ruhande rwanjye ndumva atari byo. Iki gisubizo ni hoya. Iki kiranga icyerekezo wenda cyangwa se gukatira ibumoso nako iburyo bwawe, kwerekeza iburyo bwawe. Mu by'ukuri kadushyiremo oya. Gutwara ibinyabiziga bifite moteri bisaba uruhushya rutanzwe na Minisitiri w'Ubwikorezi, Perezida wa Repubulika, Polisi y'Igihugu cyangwa Minisitiri w'ibikorwa remezo. Ese ubwo duhitemo iki? Kaduhitemo polisi. Ijambo remoroke ntoya bivuga remoroke iyo ari yo yose ifite uburemere, urugero toni 10, toni 6 n'igice, butarenga ibiro 750 cyangwa se bungana na toni 750. Weho ku bwawe urumva ubwo buremere bwabungana iki? Ese wasomye iki mu gazeti? Biragoye cyane, ariko ni uburemere butarenga ibiro 750. Urwego C, abafite kategori ya C, ni imodoka zagenewe gutwara ibintu bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 5, ibihumbi 5. Si byo se? Ibiro 5,000 nibwo batagomba kurenza. Dukomeze. Iyo kureba ubucucike bw'ibigenda mu muhanda hiremye imirongo ibangikanye kandi irombereje, abayobozi bagomba gukomeza kugendesha ibinyabiziga byabo ku murongo umwe, ku mirongo ibangikanye, ku mirongo iteganye. Byose ni ukuri. Ni ukuri se? Aya, ku murongo umwe. Twagiye dukomeze ikizami. Maze gukora ibibazo 12 mu bibazo 20. None hano barakubajije ngo itara ryo guhagarara rigomba kwaka iyo feri yo gutabara ikoreshejwe, feri yo guhagarara ikoreshejwe, feri y'urugendo ikoreshejwe. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese koko nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Yaba ari feri yo gutabara se? Yaba ari feri yo guhagarara se? Oya. Niyo feri y'urugendo ikoreshejwe niho amatara y'umutuku yaka, amwe agaragara ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose gifite amatara y'umutuku cyangwa se gifite moteri kigenda mu muhanda. Igihe cyose ukoze kuri feri hari itara riba inyuma riba rigomba kwaka. Ririya tara rero baryita feri, nako baryita irya feri y'urugendo. Ubwo rero igisubizo ni kiriya. Twagiye rero. Iki cyapa gisobanuye iki? Turi mu kizamini. Wewe ureba iki kizamini wihangane, nibura ugira akantu wandika muri komanteri yawe. Cyerekana aho umuhanda urangirira, cyerekana ahatanyurwa, gisobanura ko hari bariyeri ya gisirikare. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese igisubizo nyacyo ni ikihe muri aya magambo batwandikiye? Nawe urabona ari bariyeri ya gisirikare se? Nta gisubizo cy'ukuri cyangwa ko cyerekana ahatanyurwa? Reka bariho duhitamo. Uburebure bwa makuzungu ntiburenza metero 10, metero 13, metero 17 n'ibice 4, metero 17 n'ibice 4. Ikinyabiziga
umuyobozi w'imyaka 18 ashobora kuyobora ibinyabiziga biri muri A na B, ibinyabiziga biri muri C na D, ibinyabiziga biri muri E na F. Nta gisubizo cy'ukuri. Ahangaha ni ibinyabiziga biri muri A na B. Mu nsisiro umuvuduko ntarengwa w'imodoka zagenewe gutwara abantu ni 50 mu isaha, 40 mu isaha, 30 mu isaha, 30 mu isaha. Icy'ingenzi kirimo, icya nyacyo kirimo ni 40 mu isaha. Mu mihanda yo mu mijyi, ubwikorezi ntarengwa bwemewe kuri buri mutambiko usanzwe ufungirwaho ibiziga 4 ni toni 1, toni 20, toni 10 cyangwa toni 12. Ni toni 10. Hano barabajije ngo ni gute umuyobozi yakwinjira muri iri sangano, ngo avuze ihoni maze agahita yinjira. Yakoresha amatara magufi n'amaremare aburira abari imbere ko agiye kwinjira mu isangano. Arategereza abageze mu isangano bakabanza bagatambuka, akata iburyo. Igisubizo nyacyo ni arategereza abageze mu isangano bagatambuka. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'iki? Imirongo icagaguye, imirongo irombereje, imirongo idacagaguye, cyangwa byose ni ukuri? Guys, kangiye kubona zero museke rero. Abujijwe guhagarara mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'iki? N'imirongo idacagaguye. Aho rero umuyobozi ashobora guhagarika ikinyabiziga cye akurikije ibi bikurikira: ahageze amaso imbere y'inkomyi idatunguranye, aho hari umwanya hose, igihe nta mupolisi umureba, iyo ntawe abangamiye wenda gupfa. Ahageze amaso. Turebe amanota. Voilà, urabona ko 20 yanjye hano muri iki kizamini ndayegukanye. Mu by'ukuri rero nawe wakurikiye ino video, ndagusabye ukore subscribe kugira ngo ejo n'ejo bundi tuzakugezeho akandi gace gakurikira kuri iri suzuma bumenyi. Nawe nibura cyangwa ejo bundi uzabe ubasha kuba wabyikorera nawe ugasubiramo iri suzuma bumenyi uryikoresheje ukareba niba uri bubone 20 nk'aya mbonye. Niba ushaka kugira byinshi wunguka rero turagusabye ukore subscribe kuri channel yacu ya Digital TV, tujye tukugezaho utuntu tw'ubwenge tugufasha mu buzima bwa buri munsi, ndetse no kuba twagufasha guhora utsinda mu bizamini byawe. Ciao ciao, mugire umunsi mwiza n'icyumweru cyiza.